Reka tubane mu makuru y'ingenzi agezweho muri politiki na diplomasi ariko kuvugirwa kuri uyu muyoboro ndetse ndahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kwerekeza Bukavu nkubwire operasiyo ziri gukorwa n'abarwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa. Ndaza kwerekeza Walikale nkubwire ese umwuka uhari ni uwuhe, by'umwihariko nze no kukubwira Goma nkubwire ati ni biki birimo bihavugirwa, ndetse nze no kugaruka hano iwacu mu Rwanda nkubwire inkuru itari nziza yagaragaye ndetse byababaje abayobozi bamwe na bamwe bagiye batandukanye bagiye bayoboye bafatanyije kuyobora kino gihugu cy'u Rwanda. Ndetse saha gusa ndibuze kukubwira ndaza kwerekeza no mu gihugu cy'u Burundi nkubwire ati ese Evase Ndayishimiye ni ibiki birimo biravugirwa hano iwe, ni ibiki ni izihe ngamba ari gukorera uyu mutwe wa Red Tabara ukomeje kugenda uzengereza kino gihugu cy'u Burundi. Ndetse ni amakuru yagaragaye ko rwose igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kugaragaramo intambara ikomeye cyane nk'iyagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uyu mutwe witwaje intwaro cyangwa se umutwe w'iterabwoba watatse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ni umutwe wagiye ugaba ibitero bigiye bitandukanye, dore ko uyu mutwe wamaze no kugenda wigarurira uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni abasirikari cyangwa se abasirikari barwana ku ruhande rwa FARDC cyangwa se n'abasirikari ba n'abasirikari ba leta y'i Kinshasa ndetse Antoine Felix Tshisekedi yagaragaye azamuka mu gihugu cy'Ububiligi kujya kubagurira ibikoresho bigiye bitandukanye byo kurwanya by'umwihariko uyu mutwe wa M23. Ni amagambo yashyizwe hanze cyangwa se n'amagambo yagendaga agaragara avuga yuko cyangwa se yaba agiye guhoshya intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse avuga yuko rwose yiteguye kuba yakora buri kimwe gishoboka kugira ngo abe yatsinda urugamba, ndetse dore ko yari yaranze kwemera ibiganiro hagati y'uyu mutwe w'iterabwoba waje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse biza no kurangira abyemeye, ndetse akavuga ko yiteguye gukora buri kimwe cyangwa se gutsinda urugamba akoresheje uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Ndetse n'isi yose yari yaratangaye kubona ko igihugu cya mbere cy'igihanganye ku isi, leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kugenda leta zunze ubumwe za Amerika zari zaramaze kuvuga yuko zigiye kuba zafasha kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye cyangwa se mu buryo bwo guhashya uyu mutwe witwaje intwaro watatse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse bikavuga yuko ari abakomando ba special batojwe, ndetse baba baza ku mirongo y'urugamba b'abanyamerika ko gufasha leta y'i Kinshasa kurwanya uyu mutwe wa M23. Ndetse biza no kuvugwa yuko rwose yahabwa ibitwaro bihambaye birimo ibifaru ndetse drone ndetse n'imbunda zirimo ibimenyetso byo guteranya ndetse n'andi mabombe yo gukoresha mu buryo bwo kuba batsinda urugamba. Ndetse nabo bakaguranwa amabuye y'agaciro, dore ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo gifite amabuye y'agaciro ku bwinshi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'amapeteroli n'ibindi bigiye bitandukanye by'umwihariko bicukurwa mu munsi y'ubutaka. Igihugu cyo muri Afurika gifite ubukungu bugiye butandukanye. South Africa yamaze kohereza izindi ngabo nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanya umutwe wa M23, ndetse n'ubushuti cyangwa se n'ubuvandimwe bw'akadasohoka bwa Antoine Felix Tshisekedi Kilombo akomeje kugenda agaragarizwa n'amahanga yose agiye atandukanye. Igihugu cya Tanzania cyamaze kuba cyohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse igihugu cy'Ububiligi nyuma y'uko gihakanye ko nta ngabo cyohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mutwe witwaje intwaro M23 umaze kwivugana abasirikari bagera ku 8 b'Ababiligi. Ndetse biza no kuvugwa yuko hari abasirikari benshi b'Ababiligi bamanutse muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko igihugu cy'Ububiligi cyohereje drone ndetse n'intwaro zihambaye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse gigakomeza kishimangira yuko kizakora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu kibashe kuba cyagarurwamo umutekano. Ndetse
ndetse n'igihugu cy'u Burundi ni igihugu gikomeza kugenda kibishimangira ndetse kivuga yuko cyiteguye nacyo gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kwihura muri ibi bibazo iki gihugu kirimo, ndetse navuga ko bitari kugenda neza, ariko navuga ko mu minsi iri imbere cyangwa se mu gihe amahanga yaba yose amaze gukonfirma neza ibyo cyangwa se biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntekereza ko uyu mutwe wa M23 n'ubundi uziruka mu duce tumwe na tumwe wamaze kugenda wigarura. N'ubundi kabone ko ibiganiro bagiye kuganirira hariya bazaganira ejo bundi bazaganirira hariya iduha muri Katari, bitagira icyo bitanga, ndavuga ko izi nyeshyamba n'ubundi ngo nta kabuza zizahita zizirukanwa mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Abasirikare b'Abarundi, Ababiligi, FDNB, Wazalendo, FDLR bagiye bafatanyije barwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa, bagaragaye bakomanga bikomeye cyane, by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu wafashwe n'izi nyeshyamba za M23 zagaragaye zigarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaza kuvugwa yuko izi nyeshyamba aka gace ka Bukavu nyuma y'icyumweru kimwe cyonyine izi nyeshyamba zaba zamaze kugatakaza, dore ko ari ibitero cyangwa se ari kudeta cyangwa se operation ikomeye iri gukorwa na leta y'i Kinshasa, ndetse abasirikari batari bake ba M23 bakomeje kugenda bahagwa bikomeye, kuko uyu munsi mu gitondo hagaragaye abasirikari mu mirima ndetse bamaze kwicwa, ndetse bishwe n'abarwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa, ndetse by'umwihariko aba Babirigi ndetse n'izi drone bazanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri kubafasha bikomeye cyane, kuko ari drone zigenda zitarimo abapilote, niyo ukabone ko niyo M23 yazirasa ariko nta basirikari bapfiramo, ndetse biri kuvuga yuko biri kuba byabagora, dore ko intwaro zigiye zihambaye ziri kugenda zibashirana, ndetse dore ko impamvu undi yabonye motivation ikomeye yo kuba yafata n'uduce twinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko izi nyeshyamba zamaze kugenda, by'umwihariko hari uduce tumwe na tumwe zagendaga zifata ndetse zikahafatira ibitwaro, hari uduce tumwe na tumwe zagiye zigarurira zigasangamo ibitwaro, ndetse navuga ko hari abasirikare cyangwa se n'abapolisi bavuye ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa bakagaragara biyunga ku mutwe wa 23, ndetse ni ibitwaro ni ibifaru bagiye bafata, ni imodoka z'intambara n'imbunda bagendaga baka abantu bagiye batandukanye, cyangwa se abarwana ku ruhande, abirukanse barwana ku ruhande rwa leta ya FARDC, abo bose ni ibitwaro bagendaga bafata, ndetse bikanabahereza motivation yo kuba banatsinda urugamba, ndetse nabo ubwabo babaga batarananirwa, ariko ubu ngubu igihe cyose bamaze barwana nabo ubwabo barananirwa. Rega umuntu ni umuntu, nta kuntu ushobora kuvuga ko umuntu arwana we, rega bapfa, rega muri Repubulika Iharanira Demokarasi ko bose barapfa, kuko baba bari kurasana, ntawe urasa amashaza, ntawe urasa amasasu, bose babarasa ikintu kimwe kandi cyose kirica. Rero abapfa bakomeje gupfa, kuko n'abasirikari ku munsi muri iki gitondo cy'uyu munsi hagaragaye abasirikari bagera ku 117, ndetse abakomeretse bagera kuri 84, abakomeretse bari mu 23 bagera kuri 84, abasigaye 117 muri iki gitondo bagaragaye mu mirima cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, bagiye bitaba Imana, ndetse abandi bahakomerekeye batari gushobora no kugenda. Aya mashusho arangwa kuri screen muyarebe, ndetse nkwibutsa ko ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like, ugasharinga, kugira ngo ibiganiro n'amakuru bijye bigenda bibageraho gatanu kuri gatanu. Ariko by'umwihariko kamanza shimire wowe wamaze kuba wabikora, ndetse uri no w'agaciro, ndetse uri no w'amahirwe.